ejo nibwo twabonye abapasiteri na bamwe bagenda babafunga, bakabafungira iki? Bakabafungira icyitwa uburiganya bwabo ku giti cyabo bitewe n'imyigishirize, ubwo bushukanyi. Kandi ubwo bushukanyi babukoze hehe? Mu izina ry'Imana, mu izina ryo kubwiriza, mu izina ryo kutubwira ko ibyo ngibyo ari iby'ineza yacu, byo kugira ngo tube turi gukorera Imana. Nyamara nyuma na nyuma bikaza kugaragara ko bwari uburyo bwo kwibwizaho imitungo iri kuzanwa n'abandi, aba bantu batuzaniye n'ubundi iby'agakiza. Ariko ibyo bintu bari kuzana ni biri mu bijyanye n'iterambere. Ubusambanyi babaye nk'ababugiza ikintu cyoroheje. Intambara nibo bari gukora intambara zitandukanye z'ibyo bintu. Ibyo bintu byose dukonsoma biraza bigatuma intekerezo zacu natwe zihinduka, ukavuga ngo baba n'ubundi ko ibintu bimeze bitya, imyambarire ko imeze gutya, kuki twe tutakwambara kuriya, abantu ko bitwara gutya, kuki twe tutabigenza kuriya. Ibyo cyane cyane biba biri mu bantu b'urubyiruko. Hari n'abantu babivuyemo bava muri ADEPR baragenda kubera ayo mafaranga, nyuma wenda irangiye ukabona baragenda bagaruka nyine kubera ko byabaga byacebye, bakagaruka bakongera bagasubiramo. Ariko urumva umuntu runaka yahuye n'intambara, hanyuma amafaranga aho kugira ngo akore ibikorwa runaka byakwiye gukorwa, abo bantu bitwita abayobozi b'amatorero runaka nibo bagira gute? Bari kuyaryaniramo, bikagira ubwoba bafunga. Wa muntu uri hasi bizagenda bite? Reka nongere mbahe ikaze inshuti zacu mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu. Emi, turi kubona ibijyanye n'ijambo ry'Imana, ibijyanye no kwizera ubutumwa bwiza, biri kugenda bigabanya imbaraga. Rimwe na rimwe twanavuga ngo ababyizera bari kugenda bagabanuka bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Hari ubushakashatsi bwagiye bubigaragaza ko abakristo bagiye bagabanuka ndetse n'abantu batizera bagiye biyongera. Biri guterwa n'iki? Agakiza uko kabayeho, imvano y'ukuntu abantu bakizwa bakabona bakayoboka iby'iyobokamana, ni ibintu ubundi bitari ibyacu nk'Abanyafurika, ariko nta nubwo ari iby'abantu benshi. Buriya byaturutse muri Aziya nk'uko tubizi, muri kariya gace ko mu burasirazuba bwo hagati, Egiputa, hariya muri Egiputi, muri Misiri, muri Afurika, ndetse no muri hano za Siriya, za Irani, niho ibintu byose byari biherereye. Ariko nyine biraguka, biza kwaguka bigera kure ku bwa Yesu. Aribwo nabwo yabwiraga ziriya ntumwa ze ngo mugende nayo message ya nyuma yabahaye, gende mubwiriza abantu benshi, isi yose yimenye agakiza. Rero nuko natwe nyine muri Afurika byatugezeho no mu Rwanda muri ako kugeza aka kanya tukaba turi kubivuga. Ariko intego nyamukuru yari kugira ngo tumenye ibyo nyine by'agakiza, tumenye Yesu Imana, gutyo niyo ntego nyamukuru yari ihari. Kandi abantu barabimenye, baranabikunda, bareka ibyabo bari barimo, bayoboka ibindi. Kugeza aka kanya isi igizwe n'abakristo benshi pe, bagera nko Kiliziya Gatolika yonyine n'iminuko ifite miliyari 2 ahari zirenga ku isi z'abakristo. Ubwo ugiye gukora nk'impuzandengo ushobora gusanga bagera nko muri miliyari 5, muri miliyari 7-8 zituye isi abakristo. Tuvuga abakristo, kuvuga abakristo gusa, atari kuvuga abandi bafite imyizerere runaka. Harimo abasilamu, harimo ababahayi, harimo abandi batandukanye nabo bafite indi myizerere yabo itandukanye. Turi kuvuga abakristo. Ubwo rero ibyo kuba byaragiye byaguka, abantu bakabikunda bakabiyoboka, nuko bari babyizeye ndetse babona ibyiza byabyo, bakizera agakiza nyine ko kazi isi, bakizera Yesu, bakizera Imana. Kiliziya Gatolika ni hejuru ya miliyari na miliyoni 300. Miliyari na miliyoni 300. Urandebera n'abakristo muri rusange. Abakristo muri rusange atari kuvuga ngo ari abo muri Kiliziya Gatolika. Ibyo rero byarabaye, urumva ni nk'ibyiza byari bigezweho, kubera ko nyine abantu babwiriza ubutumwa mu rwego rwo kugira ngo abandi bantu bihane, cyangwa se nabo bagendere muri iyo nzira y'agakiza, nabo bagendere muri iyo nzira
byiza. Ntekereza ko ariyo mpamvu, ariko uko imyaka ishira ndetse n'ejo bundi mu bushakashatsi bwakozwe na NISR bwagaragaje ko abantu bari kugenda bava mu myizerere bakabivamo. Nubwo ntibuka impuzandengo n'imibare yari yagaragajwe, ariko ubushakashatsi bwakozwe muri 2022 bwavuguruje ubwo muri 2012, kuko abakristo byagaragaye ko bari bagendaga bagabanuka. Abakristo ni hejuru ya miliyari 2.5. Abakristo bose muri rusange 2.5. Hafi muri 3. Urumva ni benshi ugereranyije n'umubare w'abatuye isi. Abakristo gusa tutarege kureba indi myizerere zitandukanye, kandi hari imyizerere myinshi. Kugeza aka kanya rero igituma abantu bari kugenda bafata ibintu by'ijambo ry'Imana n'imyizerere bakabigabanyiriza ubukana, bakagenda basa nk'ababivamo, hari impamvu nyinshi zitandukanye, ariko ngewe izo navuga ni nk'ebyiri zifatika. Iya mbere ni iy'abakiteri. Abakiteri ni ukuvuga abandi abasanzwe nyine bari muri ibyo bintu by'imyizerere babikoramo, abapasitori, abavugabutumwa, abayobozi bacu bo mu madini yacu tuba turimo. Imikorere yabo niyo ituma abantu batangira gushidikanya ku bijyanye n'imyizerere. Icyo ni kimwe. Icya kabiri navuga ni imyaka uko ishira indi gataha, iterambere n'imikorere y'abatuye isi. Iterambere tugenda tugerwaho, ibintu byinshi bigenda bivumburwa, bigenda bigerwaho, bituma hari abantu imyizerere bagenda bayitesha agaciro bakayivamo, bitewe n'ibyo nyine baba bagenda babona. Ntekereza ko izo arizo mpamvu ebyiri ngewe navuga zituma abantu bagenda bagabanyiriza ubukana imyizerere, bakagenda babitesha agaciro. Ugarutse ku ya mbere gato, imikorere cyangwa se imyigirire y'ababirimo bisaba akiteri, ubuzuti bishobora kuba impamvu ituma abantu bagenda babitera agaciro. Iyo mikorere bafite batari bafite mu gihe kindi runaka cyatambutse ni iyihe? Bibiliya iyo dusomye mu nzandiko za Pawulo, by'umwihariko tugiye mu gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo no mu Baroma, hagenda hagaragaza ibihe bizaza birushya. Ibyo bihe bizaza birushya rero harimo ingingo ivuga ngo abantu benshi bazaba bafite bagaragaza ibikorwa bafite imbaraga zo bavuga ko ari abera, ariko ibyo bakora bihakana imbaraga z'uko kwera kwabo. Ibyo ngingo irimo. Icyo rero gituma muri iki gihe imikorere y'abantu baba bavuga ko bakorera Imana, baba bavuga ko ibyo barimo ari iby'Imana bituganisha ku Mana, ariko imikorere yabo igatandukana n'ibyo bintu baba bari kuvuga. Si rimwe si kabiri twumva muri iki gihe, ariko si icyo gihe kindi ko bigenda bigabanuka nyine, ko hari igihe cyageze nyine ukabona ko abantu babyizera birimo. Icyo gihe ubwo bakoraga iki? Ibyo bakoraga byahuraga n'ibyo bavuga? Bibiliya nanone irongera ikavuga ngo turi inzandiko zisomwa na bose. Abivuga ngo turi inzandiko zisomwa na bose ni babandi nyine bari mu byizerwa. Ngo turavuga abayobozi cyangwa abakuru. Oya, n'undi muntu uwo ari we wese niyo yashaka akaba ari umukristo asengera yicaye hariya aho twita ngo muri turebe imbere nta kintu akora, yashaka akaba ari umuririmbyi, yashaka akaba ari umupasiteri, abona umubwirizabutumwa, uwo ari we wese ni urwandiko rusomwa na bose. Ngo ni gute ikongera ikavuga ngo turi umunyu w'isi. Ese umunyu ukayutse isi yaryoshwa n'iki? Ikongera ikavuga ngo ni gute wafata itara ukarishyira mu mpinga y'umusozi, riba rigomba kumurikira aba bantu bari aho ngaho iryo tara, ariko se urifashe ukarishyiraho intonga ryaba rikimaze iki? Kuko n'ubundi abantu nta rumuri baba bakibona. Ibyo rero mbihuje rero ibyo byose maze kuvuga, ni ukuvuga ngo niba uri umuntu ari umubwirizabutumwa, niba ari umuririmbyi, niba ari umukristo usanzwe, twebwe tutari muri ibyo bintu tuba turi kumubona tukavuga ngo uriya muntu ni murokore. Jya tubona afata Bibiliya akajya gusenga buri cyumweru cyangwa se mu indi minsi runaka, uriya muntu ni shehe cyangwa se ni umusilamu, turamuzi,
abasilamu bakubanga ibi n'ibi bagendera hano. Uriya muntu ni umukatolike pe, wabigiyemo arabizi. Ariko tukarangira uriya muntu ni umurokore, uriya muntu ni umubwirizabutumwa, ni umuhanuzi. Njyewe ubwanjye nzi umuntu twakuranye ahantu mu rugo, yari umukobwa pe, ubona akunda ibintu by'Imana cyane, abikunda cyane pe, uvuga ati uyu muntu ntashobora kunyerera habe na gatoya. Ariko ahora n'ikibazo, niba nakita ikibazo, niba nakita ikigeragezo, arakura. Hari umukobwa, imyaka nyine y'abakobwa irakura, irarenga. Gukura nibyo bita ikigeragezo se? Tubona ni ikigeragezo ku mukobwa. Urumva umukobwa arategereza, agategereza uza kumubaza. Dushingiye ku muco wacu w'Abanyarwanda, ni ugutegereza. Ntabwo turagera ku kigero cyo kuvuga ngo umukobwa aratera intambwe. Imyaka nyine by'imyaka y'urushako. Tubona nabwo arabyihanganiye, arakomeza nyine akunda Imana, arakomeza gukora imata buriya nubwo yarinda apfa, yashobora gupfa adashatse. Ikintu cyadutangaje ni uko twaje kubona atwite, nta mugabo agira, ntawe yigeze asezerana, ntabwo yigeze ajya mu murenge, ntabwo yigeze ajya mu itorero. Tubona aratwite, tuza kumva ahubwo yatewe inda n'undi wari umuririmbyi w'umusore uri aho ngaho. Aribo bantu babiri barabaririmbyi tubafatiraho urugero. Uwo mukobwa we yari n'umunyamasengesho ukomeye cyane, abo twita abanyamasengesho bayoboye n'amagurupe. Sinzi niba bakibaho wenda, niba ariko naje i Kigali, amagurupe nyine abaho y'amasengesho akomeye cyane, ari umuyobozi wayo. None se nkawe ufata umuntu utyo, ni umunyamasengesho ukomeye, ni umuririmbyi, tubyite gusambana, barasambana, baratwita, ubu barabyaye. Gute uwo muntu, uwo mwakiteri wari umunyamasengesho, abasanzwe bari kumurebera hariya, n'irihe somo bazakuramo? Icyizere kiratakara, akavuga ati bya bintu n'ubundi ni ibintu biraho. Igihe kiragira umuntu agacika intege, burya ntabwo aba akomeye. Icyo gihe hakubwira ko nawe ari umuntu kandi Satani yamutera. Nyine ni umuntu, nyine ni umuntu. Icyo ni kimwe. Twumva tujye twumva inkuru no mu bitangazamakuru, atari iyo nkuru yanjye yihariye nzi, wenda n'undi muntu ushobora kuba umuzi yamenya. Tujye twumva mu bitangazamakuru umuntu runaka ni umuririmbyi, ariko tukumva ngo guririmba iz'Imana. Ubwo niba aririmba iz'Imana, twumva ko ari umukristo yakijijwe, yakiriye agakiza. Ariko tukamwumvaho inkuru zitandukanye n'ibyo ngibyo. Bamufunze, bamuziza gufata akana, ibyo ngibyo birarangiye. Tujye mu bapasiteri bakomeye, tukajya tukumva umuntu baramufunze, cyangwa se bari kumurega ibirego runaka. Ejo bundi twumvise muri ADPR runaka babafunga bazira ibijyanye n'iki na Dove Hotel, ku mafaranga y'iki y'abakristo babatunagamo. Tubigite kubatuna kuko ndabizi neza nanjye byangezeho. Bakakubwira ngo ntuwongera kuririmba kubera kutaratanga amafaranga ya Gisozi, ukemera ukayashakisha kugira ngo ukunde ugire ute uririmbe. Barahagaze. Ngenzi neza hari n'abantu babivuyemo, bava muri ADPR baragenda kubera ayo mafaranga. Nyuma wenda irangiye ukabona baragenda bagaruka nyine kubera ko byabaga byacebye, bakagaruka bakongera bagasubiramo. Ariko urumva umuntu runaka yahuye n'intambara, hanyuma amafaranga aho kugira ngo akore ibikorwa runaka byakwiye gukorwa, abo bantu bitwita abayobozi b'amatorero runaka nibo bagira gute, bari kuyaryaniramo, bikagira ubwoba bafunga. Wa muntu uri hasi bizagenda bite? Azabafata ate? Umuntu wamushyize igitutu cyo kuzana amafaranga, arayashakishije bimugoye, arayazanye. Yego. Muri muri kuyarwaniramo, wa muntu azabifata ate? Azavuga ati ba bantu ntibakijijwe. Ibyo rero byose hari ikintu kigabanuka kuko yafataga ibintu, kuko yari asanzwe bifata. Umupasiteri runaka ari kubwiriza ejo bundi bamwumvise inkuru, ni umusambanyi, yafajya mu bagore, agira gutyo runaka. Wa muntu wari usanzwe uri kumureba azabifata ate? Ese wa wundi wowe wari waramufatiyeho urugero, wari utaraza, akeneye noneho kuzaza, akavuga ati uriya muntu nzajya kuyoboka ari ahantu bakora neza, azahita acika intege. Reka tujye mu bakristo basanzwe runaka. Niba nyende umukristo usanzwe bisanzwe, nta bantu banze ndaterana, abantu bajya bambona runaka, ariko abantu nkamunyuraho, abantu bakajya babanze nyine bataraza gusengera ahantu nsengera. Birashoboka ko iyo mikorere yanjye yamuhindura bigatuma nawe abasha guhindukira, ati uriya muntu kwajya hose gusenga
kandi mbona abayeho mu buryo runaka, bikaba byamuhindura nawe akaba yayoboka aho hantu. Niyumva ngo byagenze gutya, byarangiye yasambanye, birya byarangiye arabaye umujura bamufashe runaka, birya byarangiye ari umuriganya, arabeshya agira gutya, akavuga ati tubona ajya gusenga buri munsi kandi tubona ari intangarugero muri sosiyete, tubona abana be ari intangarugero mu bandi, nanjye wazajyayo. Yego, wanjye wazajyayo. None bimeze bite? Iyo mikorere rero runaka y'abakitere n'is'abakitere, abantu twebwe tubirimo, dubwiriza, dusenga, abayobozi b'amatorero, iyo deviation dukora hanyuma uko gutenguha abantu batureba bya nyuma dukora, nibyo bituma na ba bantu imyizerere yabo igabanuka. Noneho tukabihuza n'imikorere y'aba bantu batubwiriza. Hari nubwo batubwiriza bakabibwiriza mu nyungu zabo. Ibyo ngibyo nari ndi kuvuga n'ibijyanye n'imikorere yabo, uko twitwara, uko tugaragara muri sosiyete yacu runaka, bya bindi bya nyuma na nyuma. Ibyo ngibyo kumva umuntu ngo byarangiye ari umusamba, abaye asambanye, byarangiye yishingiye, kandi turabizi neza ko kwishingira ku bijyanye n'abizera ntago abantu babikunda, bihita bifata nk'ubusambanyi. Byarangiye bamufashe nk'umutekamutwe, basanze ari umutekamutwe, aguza amafaranga ntiyishyure, yambura abantu. Hari imikorere runaka, ibyo agenderamo, niba yasengeraga ahantu batanywa inzoga, bamubonye mu kabari ari kunywa inzoga, icyo gihe birangira ya myizerere y'abantu ko abantu bagufataga bihindutse. Niba ari umuntu tufate wenda utarya ingurube, bamubonye ari ahantu runaka anywa itabi, ari kurya ingurube noneho runaka. Iyo mikorere yacu y'abantu turi mu madini runaka niyo ituma, nibyo bigaragaza, nibyo navugaga ngo niba turi abantu nyine turi inzandiko zisomwa n'aba bantu, iyo mikorere, urwo rwandiko tuba dusomye runaka nibwo rutuma umuntu ashobora kuba yaza, cyangwa se na wa muntu akomeza kugira imbaraga zo gukomeza kuguma mu gakiza, cyangwa se kuguma muri ibyo byizerwa, cyangwa se akabivamo. Icyo nicyo narishaka kubivuga. Noneho reka tugena no muri ba bantu b'ababwiriza butumwa cyangwa se abayobozi b'amadini. Hari uburyo batubwiriza ibintu runaka, ingingo runaka, bakafata ingingo runaka bakayitubwiriza, ariko bakayitubwiriza mu bijyanye n'inyungu zabo ku giti cyabo. Urugero, bakakubwira ko ugomba gutanga amaturo runaka cyangwa se kwitanga runaka, ariko nyuma tukazabona ko bya bintu byari bijyanye no mu nyungu zabo. Ejo nibwo twabonye abapasiteri na bamwe bagenda babafunga, bakabafungira iki? Bakabafungira icyitwa uburiganya bwabo ku giti cyabo bitewe n'imyigishirize, ubwo bushukanyi. Kandi ubwo bushukanyi babukoze hehe? Mu izina ry'Imana, mu izina ryo kubwiriza, mu izina ryo kutubwira ko ibyo ngibyo ari iby'ineza yacu, byo kugira ngo tube turi gukorera Imana. Nyamara nyuma bikaza kugaragara ko bwari uburyo bwo kwibwizaho imitungo. Tukumva ngo umupasiteri runaka ari kubwiriza abantu runaka, akababwira ko bagomba gutanga ku butunzi bwabo. Nyamara ubwo butunzi bwabo ari gutanga ni ubujya kubaka ubutunzi bwabo nabo ku giti cyabo. Ntabwo ari ukubaka itorero, ntabwo ari ukubaka umuntu ku giti cye, ntabwo ari ukubaka iki, ahubwo ni ukubaka iki? Ni ukubaka umuntu, uwo muntu nyine, uwo muntu we ku giti cye, kumva yigwijeho imitungo, afite ibikorwa runaka. Ari nabyo leta yaje gusanga ari byo birimo amanyanga yo kugira ngo gushatira abantu ngo, ntabwo nabyita kubahatira, barababwiriza kubera ko bamaze kubwiriza bakumva ko ari ijambo ry'Imana, bakagenda muri uwo mujyi, ahubwo ari ukugira ngo bigwizeho imitungo. Ibyo bikorwa byose rero, ibyo bikorwa byose biza bigahurirana, bituma wa muntu ku giti cye ubareba, ubyumva, ureba imikorere yabo, atangira kugabanyiriza ubukana bya bintu bavugaga. Niba yarasanzwe yumva ijambo ry'Imana, akavuga ati abantu byo n'ubundi nta bisikoro, nta kintu kiba kirimo, burari kuvuga biriya kugira ngo abone amaramuko, burari kuvuga biriya kugira ngo yibwizeho imitungo, burari kuvuga biriya kugira ngo bigende bike. Ba bantu bari kujya gusenga runaka, bajya basenga, bari kujyayo n'ubundi birangira bari bo bahanditse abanyabyaha, ari bo birangira ari bo barangiye gutya. N'ubundi arajya gusenga akaza agakora ibyaha. Uriya muntu si umurokore, ntasenga, sinjya mubona yagiye kunywa inzoga, si umurokore, ntasengera hariya. Ese sinjya mubona atuma umwana we akaza kumugurira inzoga akayinywera mu rugo. Ibyo bintu bikorwa niba usenga mu barokore runaka, abantu batanywa inzoga. Iyo umuntu akubonye uri kunywa inzoga, ikibwiriza kiba gipfuye.
umuvugabutumwa ukomeye Yego. ariko niwe muturanyi mubi mfite niwe niwe twambura yego niwe twibaye ari gucuruza tugiye kumugurira niwe upima ibintu bituzuye noneho si umuvugabutumwa durebera abana be uko bameze, si umupasitori reba abana be niba abwiriza kuki atabwiriza abana be. Ibyo byose bikaza ari ibyasha bituma abantu bagira gute batesha agaciro iby'ijambo ry'Imana, batakibiha imbaraga, batakibyumva kuko ari ibintu ari ingingo bagakwiye gushyiraho imbaraga, bagakwiye no kuyumvira. Iyo rero ni ibijyanye n'uburyo twebwe ubwacu turi muri ibyo bintu byo kwizera, imikorere yacu niyo ituma abamaze kugeramo bacika intege, n'abataraza bagakwiye kubahuza babyihorera bakavuga ati n'ubundi ntacyo bimaze, n'ababirimo byarabananiye. Warakayutse cyane. Twebwe abari kutureba ntabwo tukiri inzandiko zisomwa n'abantu. Ibyo badusomamo nibyo tuvuga, nibyo bari kuturebaho, nibyo dukora bitandukanye n'ibyo twakwiye kuba bari kutubonamo. Ntabwo tukiri urumuri ruri kumurikira ba bantu ngo babamurikire babone urumuri bagakwiye kunyuramo, ahubwo turi gutuma za rumuri byamuri dufite tuyitwikiriza icyo twita intonga, Bibiliya yita intonga, tukayitwikira ahubwo ntibabashe kubibona, ahubwo tukabitwikiriza iki? Ibikorwa bibi twakwiye gukora. Baravuga bati ibyo ndi gukora we ntubyiteho, niba uri umukristo ukundi none si ubwo ngubwo bavuga ngo ibyo mvuga ngo mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora. Nanone ntabwo byakwiye, tugomba nyine kuba inzandiko. Niba se abantu barabwiza ubutumwa, bwiriza ibyo ukora, bwiriza ibyo ukora, ubuzima ubamo ubayeho, ku buryo n'ibyo umuntu nuvuga ibintu bigaragara n'ibikorwa, kandi buri ibikorwa bivuga kurusha amagambo. Yego, ibikorwa bivuga kuruta amagambo. Mu Rwanda tugira imvugo ivuga ngo vuga numve, kora ndebe, irutwana mvuga numve. Ibyo rero vuga numve irutwana kora ndebe. Kora ndebe iruta vuga numve. Yego. Ubwo rero umuntu akwiye ahubwo gukora kuruta uko yavuga. Ubwo rero uri muri babandi badacira urubanza, umuntu uvuga uti nkurikije ibyo ndi kubona aha ngaha iyo nje guterana birancumuza kuruta uko nabyihorera. Biramutse bimucumuza yabyihorera. Biramutse bimucumuza, guterana biramutse bimucumuza yabyihorera pe. Kuko na Bibiliya bivuga ngo niba urya inyama zigacumuza mugenzi wawe zireke. Ubwo rero nawe niba uramutse ujya guterana ukahava ucumuye kuruta uko waba wungukiyemo, wabyihorera. None amaherezo kuko guterana iyo ni imwe mu mpamvu nari mvuze. Hari indi mpamvu noneho y'iterambere. Iyo y'iterambere niyo ikora cyane cyane ku babyiruka, bakishimira ibyiza by'iterambere, bikaba ari byo bibakurura, bikabafata umwanya kuruta uko baha umwanya iby'ijambo ry'Imana. Kubera iki? Niba babasha bafite, twagize amahirwe nyine turi mu iterambere, dufite ibikoresho by'ikoranabuhanga, dufite access, tugira internet yakwiriye mu gihugu hose, igihugu cyarayikwirakwije mu rwego rwo kugira ngo nyine bibageze ku iterambere, inahendutse itanahenze, nyine kugira ngo bibageze ku iterambere. Ariko hari ababikonsoma bakabikonsoma no mu buryo butari bwo. Nubwo iterambere riba ari ryiza ariko ntiribura n'abarikoresha nabi, bakabikoresha nabi muri ubwo buryo. Hari ibyo usibye n'ibyo ngibyo, hari ibyo tureba ku mbuga nkoranyambaga tukumva n'amakuru y'iby'ahandi nuko bitwara. Aba bantu batuzaniye ibijyanye n'iyobokamana nabo n'ubundi bihindukira bakatuzanira n'ibituyobya mu bwenge. Kubera ko batubwiye ko ubusambanyi ari icyaha, sibyo? Ariko nibo bahindukiye bagaragaza ko bagaragaza ubusambanyi nk'aho ari ikintu kiri basic needs, ikintu nyine wagakwiye kuba uri gukora. Kubera icyo ubaho, kuki ubaho utakora icyo kintu? Kandi bo bakabikora no kumugaragara atari ibintu bahirirwa bahishinye, bakabona ko ari ikintu ikintu cy'ibanze yagakwiye kuba ari kubona. Icyo ni kimwe. Noneho bazana kubona ko bungu bari tugeze ku kintu cyitwa ubutinganyi. Ni ibintu bashoramo amafaranga. Ubu ngubu ushobora kureba filimi zisohoka, abantu bareba filimi nyinshi zitandukanye, biragoye ko wabona filimi irimo ibuzemo iyo ngingo.
nubwo batabona ngo ubone bari gukora ibintu by'ubutinganyi, ariko ukabona umugabo arita undi mugabo sheri, baranabana mu nzu nk'umugore. Iyo ni inyigisho baba bari kugenda bakwirakwiza isi kugira ngo igende ibajyamo. N'ejo bundi mu Rwanda habayeho inkundura y'ibyo bintu, ukumva abantu bari kwiyita abatinganyi, bamwe na bamwe bakaberekanama ngo abantu ngo babujije uburenganzira bwabo. Iyo nayo ni indi ngingo iri kuzanwa n'abandi, aba bantu batuzaniye n'ubundi iby'agakiza. Ariko ibyo bintu bari kuzana biri mu bijyanye n'iterambere. Ubusambanyi babaye nk'ababugiza ikintu cyoroheje. Intambara nibo bari gukora intambara zitandukanye z'ibyo bintu. Ibyo bintu byose dukonsoma biraza bigatuma intekerezo zacu natwe zihinduka, ukavuga ngo baba n'ubundi ko ibintu bimeze bitya, imyambarire ko imeze gutya, kuki twe tutakwambara kuriya, abantu ko bitwara gutya, kuki twe tutabigenza kuriya. Ibyo cyane cyane biba biri mu bantu b'urubyiruko kugira ngo bitware kuriya, usanga ari byo bintu baba bari kugenderaho cyane. Iryo terambere rero naryo hari ukuntu riza rigatuma tubona byinshi. Uko kubona byinshi bituma ugira amatsiko yabyo, bigatuma hari ibintu byinshi nabyo wirengagiza. Noneho bijyanye n'iyobokamana bikagenda bihinduka. Iryo terambere tuba turi kugenda tugeraho bituma hari n'amadini runaka aza muri uwo mujyo bwo kugira ngo babone abayoboke, bagendeye kuri ibyo bintu nyine baba bashaka, kugira ngo abantu baze bavuga ati hari ahantu barisanzuye bakora ibijyanye n'ibyo n'ubundi tubona, reka tube ariho tujya. Iryo dini rero runaka naryo riba rishaka abayoboke kugira ngo naryo ribashe kugira izo mbaraga z'abo bantu. Izo mbaraga z'abo bantu nizo zizatuma ritera imbere, uwo muntu warishinze warikoreye abasha kubona nawe icyo akuramo. Ibyo bintu byose by'uruhererekane bituma hari abantu bagenda bavuga bati ibintu by'iyobokamana by'imyizerere byarahindutse, ushaka umuntu yabivamo. Bigatuma hari abantu bagenda bakora basubira inyuma babyihorera. Ubuzima busanzwe bukristo bugira icyo bumara, kuko mu buryo bw'igenamitekerereze n'imyitwarire bifite akamaro gakomeye cyane. Niba umuntu bamubwiye ngo kora neza uzajya mu ijuru, gukora neza ni ukwirinda ibyaha byose, haba ibyo Bibiliya ivuga, haba n'iby'amategeko avuga, kuko n'ubundi ibyo Bibiliya ivuga nibyo n'amategeko avuga. Gusambana wenda amategeko ntavuga ko ari icyaha, ariko iyo bibereye mu ruhame baragufunga. Yewe niyo abantu umwe yaciye inyuma mu bashakanye, umwe agatanga ikirego afite ibimenyetso, uwo wabikoze nawe baramufunga. Hari ukuntu nyine icyaha cy'ubusambanyi gifite utundi kuntu bagikata, ariko iyo wibye baragufunga, iyo ugize urugomo baragufunga, iyo wishe baragufunga, iyo wanyweye no gusindarana mu ruhame nabyo ni icyaha, ariko sindabona babifungira. Ariko gusindira mu ruhame amategeko arabihanira, ukagenda ugira uteza urugomo n'umutekano muke. Ibyo byose nabyo Bibiliya igira ite irabibuza. Gusindira mu ruhame nawe ndabona njyewe babifungiye. Depite Celestin, ariya ni Celestin Gamari. Ariko bamufungiye gusinda cyangwa bamufungiye ko yari yatwaye yasinze. Babanje bamukuraho iyo immunity. Yego, ariko urumva njyewe mbona abantu benshi ntabwo ndabona babafunze. Wenda uriya hari nuko ari yari afite high profile, hari wenda birashoboka, ariko nyine urumva nabyo birahanirwa kwa. Urumva rero ibyo bintu, ibyo byose ni amakosa amategeko aharanira, ariko na Bibiliya yanga. Iyo rero umuntu bamubwiye ibyo byose hanyuma akemera kuyoboka inzira yo kubireka, abakoze ikintu cye kwirengera ubwe ku giti cye kugira ngo atazahura n'ibyo bihano by'ubu buzima busanzwe nyine byo ko wahura n'amategeko, ndetse abanasevinze ubuzima nyine bwo kuvuga ngo azajya hahandi bari kumubwira mu ijuru. Icyo ni kimwe. Ikindi, buriya tubwirwa ko Kristo n'Imana idukunda, ariko ntarajya kuri ibyo ngibyo. Kubwirwa ko tugomba gukundana bituma ubuzima bwacu tubamo mu buzima muri sosiyete bw'imibanire yacu ya kimuntu. Niba ngiye ngomba gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ngomba kugukunda. Niba unankushereje tuhure amicably, tubiganire, tubikemure, hatabayeho ibindi bintu by'urugomo. Ibyo bintu, icyo kintu ni ikintu cyiza cyane,
gituma umuntu yirinda urugomo, gituma abantu babana neza mu mahoro, gituma abantu bumvikana bagagirana inama, nyine ubuzima bukabaho butekanye. Bityo niba ari igihugu ahubwo ukita ku mikorere yawe kugira ngo utere imbere, niba ari igihugu nacyo kigatera imbere, inzego nazo ntizifate umwanya ngo zijye guta umwanya cyane, zifate ingengo y'imari zijyane muri bya bintu, zijyana mu bantu bafunzwe, zijyanye mu bantu bakomeretse bajya kwa muganga batafite na kirengera, zijyanye mu bantu, ibyo byose hari ikindi kintu bigenda gukora, bityo abantu nabo bakabaho mu buzima busanzwe, ahubwo bagafata imbaraga zabo bakajya kuzishyira mu gutera imbere. Icyo ni kimwe. Noneho tujyanye mu mitekerereze, niba umuntu akubwiye ngo kora ibi ngibi, burya Imana iradukunda, tuzabaho gutya, kora neza kugira ngo bizagende gutya. Hari imitekerereze na wa muntu ushobora guhura n'ibibazo, ubuzima tubamo tuhura n'ibibazo byinshi bitandukanye, ubukene, ubukungu butoya, buciriritse byatugoye, ubuzima nyine burimo ibibazo bitandukanye, indwara, kugira gute, ibyo byose biba birimo. Umuntu rero yamaze kubwirwa ko Yesu hari adukunda, atwitayeho, ibyo bintu bituma hari uburyo imitekerereze yacu, ubuzima bwacu bubaho neza, bigatuma avuga ngo nubwo uyu munsi bimeze bitya, ariko ejo bizaba ari byiza, bigatuma wa muntu atiheba, bigatuma wa muntu adahura n'ibibazo bya depression, byo kugira agahinda gakabije. Ibyo bintu uwo muntu ubayeho muri ubwo buzima yumva agifite ejo hazaza, bityo bigatuma atiheba, abaho mu buzima bwiza nta kibazo afite. Kuko uramutse ufite abantu bihebye, ni nko kugira abantu, ni nka bita ngo living dead, ni nko kugira abantu bapfuye ariko ubona bahagaze bagenda. Abantu rero iyo mitekerereze ituma abo bantu kumva ko hari icyizere cy'ubuzima, bituma nawe akomeza kugira imbaraga zo kuvuga ngo reka nkore mpanyanyaze, reka nkomeze ndwane, wenda ejo bizamera neza. Nibirangira bitanabaye neza, azaba apfuye mu mahoro, azaba agiye mu mahoro. Iyo umuntu yari afite ibibazo akajya mu rusengero, ni therapy, ni uburyo buri therapy. Tujye mu buzima busanzwe bwaba ari uburyo buri therapy. Kwa kundi umusayikologa, umuhanga mu by'imitekerereze ashobora kukuganiriza, ukumva hari ukuntu ubaye relief, ukuntu uruhutse. No mu rusengero buriya nabyo barabikora. Bigenda mu buryo w'ijambo ry'Imana, ariko no mu buryo bw'imivurire, bw'ubuzima busanzwe bw'ubuvuzi, ni therapy. Kuko ushobora kugenda wumva umutima uremereye, ufite ibintu byinshi biri kurwana mu by'ibibazo, bakubwira ko Imana igukunda, bakubwira ko ibyo byose Imana ije kubikoraho, ko ejo ari ejo bundi byose byarangira, bikaba therapy, ukasohoka wabaye relief, nyine wumva waruhutse, ukanagenda ugasanga bya bibazo biracyahari, ariko ukaba ufite cyizere cyuko ibyo bintu n'ubundi biri buze kurangira. Icyo kintu rero iyo kibuze, abantu babibyihebe, ni kumva bihebye, baba benshi. Ntago zabura, gusa nyine wenda leta ibifite impamvu. N'ubundi baravuga ngo two evils choose the less. Mu bibi bibiri haba harimo ikibi gake, kandi ikibi gake nicyo wahitamo. Aho kugira ngo wenda numvaga ejo bundi, ninde wabivuze, ninde uhungire, ninde wabivuze ngo hari habonye, ninde wabivuze ra, umuyobozi umwe mu Rwanda yabivuze ngo habona hari amadini amwe namwe yaratangiye gukorana na FDLR. Sinibuka umuntu wabivuze. Urumva rero kugira ngo hazeho ibyo bintu, igihugu gihungabane, habemo intambara n'ibice, abantu bagire gute, watunga bene abo bantu wenda babuze ibisubizo by'ibibazo byabo personal. Hari zizagenda zifunga ariko ntizizashiraho burundu, kuko Kristo azarinda agaruka abantu bagisenga, ibyo ntibyabura. Ariko baterana, hari gusenga, hari no guterana n'ibintu bitandukanye. Guterana nyine ukajya ahantu ugahura n'abandi bantu mugasengera ahantu hamwe. Hari no gusenga, ushobora no gusengera umuntu wese, ashobora no gusengera no mu isoko, byose birashoboka. Abantu bazaba bagisenga, ari no guterana bizaba bikibaho, ariko umubare w'abazaba bajya guterana uzaba waragabanutse, kubera ko ibyo bintu abantu benshi ibyizere bizagenda birangira, babone bo twita abakozi b'Imana n'abantu bita abakristo, bagenda imikorere yabo igenda ijegera, bavuge bati bano bantu n'ubundi nta kintu turi kubakuraho, ni ukuducumuza gusa, reka tubireke. Nituzaba bakenera gusenga, bazajya basengera mu ngo zabo, nyine basenge nk'uko basanzwe, umuntu asenga agiye kuryama cyangwa agiye kugera. Ariko nanone hari n'abazabivamo burundu, bavuga bati n'ubundi bya bintu nirenge, n'abantu baza by'imitekamutwe baza bagira. Gusa nyine na Bibiliya bivuga ko mu gihe kizaza nyine abantu nk'abo ngabo bazabaho, ibyo
kwemera bakabirambirwa bitewe nyine na ya mikorere twagiye tugarukaho y'abantu, bigatuma abantu nyine babirambirwa bakumva ari ibintu bisanzwe, bakasigara babona ari iby'ubutekamutwe. Ntekereza ko ariryo rizaba herezo, n'aba bantu babikora nyine bakora gutyo hazajya hazaho ingamba nyine nk'izi leta igenda ishyiraho zigenda zibacebya, bamwe bahindura imikorere, abandi nyine bavuga bati ndabona ahantu nari ngiye guhiga higire hayifunze, abivemo ajye gukorera ibindi, ajye mu buzima busanzwe. Nk'ubu ngubu dufite abantu barabizi, Yongwe se niyavuye hano ntiyageze Uganda se nawe nibirangira nabo babigenza bizagenda. Ntabwo ari yonyine, hari abandi benshi bagiye. Uwo nguwo niwe reka tuba ariwe dufatiraho urugero. Ni uwo nguwo niwe nzi. Uganda nibirangira se n'amategeko naho aba akaze, nabo bikagenda gutyo bizagenda bite. Bizarangira avuze ati reka bireke ashaka indi business akora. Niko bintu bizagenda bigenda bifading out. Abahindukire bagendera mu murongo usanzwe, abo byanze nyine byanze bavuge bati reka mbivemo njye guhigira ahandi. Niko bizagenda. Abakristo bo bazagenda bagabanuka. Abaterana insengero zimwe zigenda zigabanuka, abaterana babivemo bajye bigumira mu ngo zabo, niba ari abasenga basengere mu mitima yabo. Ariko iyo nanone buriya guterana nabyo bigira undi mumaro. Nuko wenda twaba tugiye muri byinshi, ariko nabyo bigira undi mumaro ukomeye cyane. Ukiri aho ngaho se hari icyakorwa kugira ngo wenda umuvuduko biriho ugabanuke cyangwa se binahagarare wenda, ubwo turahera no muri handi hejuru twahere muri za mpamvu zibitera. Hari icyakorwa kugira ngo zigabanyuke wenda abizera bongere bagirire icyizere ababayoboye, na rya koranabuhanga ririmo riragenda riza, abantu bagira uko baritwara kugira ngo ritware abantu mu buryo butari bwo, barikoresha uburyo butari bwo cyane mu rubyiruko. Byose bizava mu myigishirize. Imyigishirize uko abantu bigishwa, uko abantu babwirizwa, ntibigomba guhinduka, ariko natwe tubwirizwa tugomba gufata ibintu mu buryo bwa nyabwo, atari uko bifata. Ikintu tugomba kumenya cyo nuko bari abantu batubwiriza, bari abantu bayobozi, bari abantu tubona bajya gusenga, natwe ubwacu nubwo tuba turi kubikora ariko turi abantu, kamere yacu irasinzira, iratwikirwa nk'uko Bibiliya bivuga, ntabwo ipfa. Buriya abantu turemye mu cyaha. Bibiliya bivuga ngo mama yansamye mu cyaha. Ni ukuvuga ngo niba mama yari umunyabyaha, nanjye ngomba kuvuka ndi umunyabyaha. Ikintu rero kiba kiriho ni uko habaho izindi mbaraga runaka zishobora gutuma ya kamere runaka ishobora kunjyana mu cyaha cy'ubusambanyi, ya kamere runaka ishobora kunjyana mu cyaha cy'inzangano, ya kamere runaka ishobora kunjyana mu cyaha cy'ubwicanyi, y'ubujura, ukwiheba, ukuvuga abandi. Ibyo bintu byose iyo kamere umuntu aba ayifite aho yava akagera. Nta muntu n'umwe uba utayifite, ahubwo hari uburyo ushobora kuyisinziriza, ushobora kuyitwikira igatuma itabyuka ngo ibe yarenga, ubundi yatuma ukora ibyo bintu. Ubwo rero umuntu aba agomba gukora uko ashoboye kose kugira ngo iyo kamere ye isinzire. Nibyo bizamuha amahoro, nibyo bizatuma abona ibintu akabirenza amaso. Rero twebwe hari uburyo imitekerereze yacu tubona wa muntu ubwiza, wa muntu usenga, wa muntu tukamubona nk'umuntu wamaze kugera iyo ajya, tukamubona nk'umuntu wamaze kugera mu ijuru, tukamubona nk'umuntu wamaze kugera ahera, kandi si byo. Wa muntu nawe aracyari mu mubiri, aracyafite ya kamere isinziriye. Hato na hato iyo abonye ishobora kuyikangura irakanguka. Iyo ikangutse rero nibyo wa muntu akora ibitandukanye n'ibyo twari twiteze, nibyo twari turi gutekereza. Ubwo rero ikintu cya mbere, twebwe abantu mu giti cyacu tubona umuntu nk'umukristo, ariko twumve ko akiri mu isi, kamere akiyifite, iteka n'iteka yakanguka, kandi yego twirinde no kumufasha kuyikangura. Ubwo ikangutse tubone ko tububwo tumusenge, tuvuge wa muntu Satani kamere yakangutse, Imana imufashe yongera agira imbaraga, turebe ko yagaruka. Tureke kuvuga ngo bigenze bite ngo biracitse. Icyo ni kimwe. Hanyuma natwe tubwiriza tugerageze dukore ibishoboka byose. Buriya umuntu hava akagira abazi ahantu intege nke ziba ziri. Iyo rero uhaye ya gahunda aka kadirishya k'intege nke ukagafungura, zirakwataka. Kandi iyo zikwatatse nibwo nyine wisanga waguye muri bya bintu, kandi bya bintu bikagira gute, bikavuga ubutumwa bubi ku bantu bari basanzwe bakureberaho. Ntekereza ko ibyo bintu nibyitabwaho, haribwo bintu wenda bizagabanuka.